Haleluya. Yesu Kristo ashimwe cyane. Dushimana kubwo umwanya mwiza igitondo cy'umugisha duhaye kuba imbere yayo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe iteka twifashisha igice tugezeho. Ubu tugeze ku gice cy'itangiriro ibice 20. Tugiye kuganiraho twitegura gutangira igice cya 21. Imana tujye neza cyane. Dufatanye dusenga Imana. Mana nziza, uruwera kandi urakiranuka. Turihanye aho twataracyanditse mu maso ya Kristo. Turi imbere yawe Mwami Yesu nk'abana bawe. Tugaye ikaze mu mitima yacu mu izina ryawe Kristo. Turakwihaye tuganirize Mwami Imana nziza muri iki gice cya 20 cy'itangiriro. Data tuganirije ibyo tugomba gukora, nibabona imana myiza dukora isi yose yemere kuyibona. Twese twimbaza izina ryawe rwa Yesu Kristo Wacu. Haleluya. Tashimana rero ko bw'ibihe bitandukanye twaciyemo, twajya tuganira ku bice bitandukanye. Hari icyo twagiye twunguka. Imana ishimwe, habwa icyubahiro. Dukomeje kungurana ibitekerezo kuri uru rubuga rwa YouTube no ku zindi mbuga. Tugenda tuganira iko Imana igenda ituganiriza, by'umwihariko mu buryo bw'umuziki. Mujya mubona uburyo tugenda dusangiza indirimbo mu buryo bw'umuziki. Komeza ufashwa hano uri, uwo bikundira atera intambwe ze dufatanye dukorera Igikondo no mu Kiyovu. Aho hose ni karibu, ushobora kuhagera. Ko ubundi uburyo bwa online cyangwa uburyo bw'ikoranabuhanga mu buryo bwa tekinoloji ni ubwo kudufasha kugira ngo wenda tugume hamwe tumenye amakuru, ariko uburyo Imana dushakamo ni ukuba hamwe. Haleluya. Ushobora gusoma mu byakozwe n'imice cya mbere, igice cya 2 n'igice cya 4, ushobora gusangamo uburyo abakristo ba kera babaga hamwe. Haleluya. Iyo turi hamwe n'ibindi bitabyikora, ibindi byose tubaza Imana, mbese ibi bizanyuraye bitabyikora. Haleluya. Wongere gucakire uburyo bwo kuba hamwe na Benedata. Niba ugenda ukihugiraho ukaba mu bintu byawe runaka ushakisha, no, ibintu ushakisha biri mu bantu, biri mu Benedata. Ahubwo mushize nahoze mbasangiza uburyo nungutse ikintu cyo kwinvestinga mu bantu. Twinvestinge mu gutanga umwanya wacu turi kumwe n'abandi. Aho ngaho n'uburi kumwe n'abandi, aho ngaho nibo bazakubera abakiriya, nibo bazaguhesha akazi. Aho hose niho tukura imigisha. Itorero rya cyari ryabaga hamwe, kandi ngo nta mukene wabagamo. Kandi uko kuba hamwe n'ibihe byiza bagira n'uburyo batera imbere kubera ko bari hamwe. Muribuka ko n'umwuka wera yabasanze ariko bari hamwe. Iyo turi hamwe byonyine habaho guhuza imbaraga, guhuza umutima, ibindi birikora. Kandi abandi rero bamara kubona ibyo bintu ukuntu bimeze, umwuka w'Imana akatwongera abakizwa. Haleluya. Nta kindi Imana yadutumye ni kugira ngo abakizwa biyongere. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndafashijwe nanone. Komeza ufashwe mu izina rya Yesu. No muri Gitabo cy'itangiriro rero ibice 20, umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Umwami w'i Gerari, umwami turamuzi. None umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Katuze twumva uko byagenze. Aburahamu avayo agenda yerekeje i Negebu, atura hagati y'Ikadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Imana ishimwe cyane. Yarasuhutse. Gusuhuka ngira ngo niba ntibeshye ni ukuva hamwe ujya ahandi ushaka ubuzima. Nkuko hari igihe tuva mu gihugu kimwe tujya mu kindi dushaka ubuzima, ukava mu karere ujya mu kandi, ukava mu ntara imwe ujya mu yindi kubera imibereho. Nkano inaha mu Rwanda ushobora kuva aho twita mu cyaro ujya mu mujyi.
Kigali no cyangwa mu yindi mijyi. Yesu ashimwe cyane. Abatuye Kigali turabasuje nabo, cyangwa abatuye mu mijyi nabo turabasuje, kuko abantu benshi bakunda kujya aho hose, bakunda kujya mu mijyi bashaka ubuzima. Mu mijyi rero haba harimo amafaranga batembera cyane, Imana tugenze cyane. Muri kiriya gihe rero intumwa zavugaga ubutumwa, hari aho zageze zikajya zandikira Abakorino, Abefeso, Abagalatiya, aho hose Pawulo ajyayo mu ivugabutumwa. By'umwihariko hari ubuzima asanga barimo. Bamwe basanga basenga ibyigirwamana, abandi ugasanga bahugijwe n'ifaranga, ibintu bishyushye, ariko akabashyira ubutumwa bwiza. Muri ubu buzima rero bwacu bwa buri munsi dukunda kugenda tuzenguruka hirya no hino dushaka ubuzima. Benedata, hejuru yo gushaka ubuzima bwacu buri muri Kristo. Yesu yarabisobanura, arabivuga neza. Hari igihe tubyirengagiza kandi niho ruzingiye. Niyo mpamvu usanga dusenga amasengesho adashira, dusenga dusaba ibintu bidashira. Ariko Yesu yabivuze neza, aravuga ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabyongererwa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndongera ndaricakiye iri jambo mu izina rya Yesu, gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Haleluya. Ubwami bw'Imana ni iki? Yesu araza aravuga ati mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwaruki ni ukubabwira ko ubwami bw'Imana bubegereye, cyangwa se ubwami bw'Imana buri muri mwe. Rimwe hari aho rimwe yababwiye ati ubwo noneho ubwami bw'Imana bubaguye gitumo. Imana tugeneza cyane. Mureke twakira ubwami bw'Imana butuye muri twe, kuko Bibiliya cyabaye igitabo dusiga, cyangwa se gisigara ku bwacu kugira ngo tumenye amateka y'Imana. Haleluya. Hejuru yo kumenya amateka y'Imana, twagiye duhishirirwa yuko Imana natwe ikorana natwe. Bibiliya itubwira ukuntu yakoranye n'abakera, ariko natwe twangiza twamara kubigenzura neza uburyo yabanye n'abakera, tugasanga natwe ibana natwe. Haleluya. Hari abantu bibwira ko gukora bituruka mu biganza byabo, gukora ari bo babishobora, gukora ari bo bavuga ati ngewe ninjye washoboye, ninjye wigejeje kuri ibi. No. Turamutse tubigenzuye neza dusanga Imana niyo itubeshaho. Imana niyo yaturemye. Iyo itaturema se ni gute umwana wa mugani wa Salomo, w'umwami Salomo mu gitabo cy'Umubwiriza, wamenya niba ntibeshye, wamenya uburyo amagufa y'umwana akurira mu nda ya mama we, ngo uko tutazi rero aya magufa akurira mu nda y'umwana, cyangwa se mu nda y'abamama, niko tutamenya ngo imigambi y'Imana imeze ite. Imana tugeneza cyane. Imigambi y'Imana ni migari. Uko tubona iyi si, buri kintu cyose, ururabo, inyoni, ibyaremwe byose. Ejo nahoze nsoma mu Itangiriro igice cya mbere, nongera kwiyibutsa nsanga ibintu byose ukuntu byaremwe biri mu mbaraga zikomeye z'Imana. Buri kintu cyose gifite tekinoloji yacyo, cyangwa se ikoranabuhanga ryacyo. Imana tugeneza cyane. Ubu ukareba amazi ukuntu atembera. Imana yigeze kubaza Yobu, iramubaza iti ngo mbese wamenya ngo ninde washyizeho ngo imfatiro z'ijuru, cyangwa se ninde washyizeho urugabano ngira ngo, cyangwa se umupaka ku mazi kugira ngo ntarenge. Imana tugeneza cyane. N'ibindi. Ubu ikirere twamenya imfatiro zacyo, ntabwo twazimenya. Imana rero, nsubira inyuma ndeba mu Itangiriro, Imana iri mu mucyo, Imana iri mu mwijima. Ndongera ndabigenzura, ndareba nsanga birakomeye. Ngo buri kintu cyose kiri mu Mana kandi gifite umumaro. Noneho rero ikiruta umuntu. Bene data, mureke abantu twegerane, abantu tumenye ese muri ubu buzima turimo turashakisha, nk'uko Aburahamu yari arimo ngo yari asukira i Gerari, hagiye gushaka ubuzima. Nk'uko dushakira imiryango, mbese ngo barabaho bate, mbese madamu, mbese abana niki, ngo barabaho bate, niki. Ibyo byose
hari ahantu babisanga. Itorero rya kera niye mpamvu birivuga ngo ntabwo bakenaga, ntabwo bari abakene, nta mukino wabagamo, basangiraga ibyabo, babisangiraga ariko byagenze bite, baba hamwe. Muze tube hamwe, mu kuba hamwe turaza tugasanga n'akazi karoroha. Yesu ashimwe cyane. Uraza ugasanga uyu nguyu ari gufasha iki, n'uyu ari gufasha iki, ariko nidushaka kugikora twenyine ntabwo tubishobora habe namba. Kandi nidushaka kumva yuko ari twebwe nyine tubishoboye ntabwo tuzabishobora. Hari ukuntu usanga mu kazi wa bosi kumva nyine ngewe ntashyizeho ibi ngibi nyine birabaye nta cyakorwa. No, hari ikintu cyitwa iyo twahuje turi abantu batandukanye duhuza ibitekerezo. Igitekerezo cy'uriya gishobora kuza cyunganira ibyo mfite. Nta muntu umenya byose, niko isi iteye, niko Imana yabiremye. Impamvu Imana yabiremye no kugira ngo hatagira umuntu wiyemera kugira ngo agire atoteza abandi. Niyo mpamvu ushaka nyine usanga cya kintu nyine Imana yanze kuva na kera ari cyo abantu baba bashaka gukurikira, ukabona barapusa, kumva abantu bamwe barashaka ngo kwica abandi barashaka. Hari abantu usanga nyine bameze nk'abaretwa b'abandi. No, nta muntu wabiremeye kuba umuretwa w'ubundi, ahubwo twararemwe kugira ngo duhurize hamwe. Yesu ashimwe cyane. Imana dufashe, mureke twumve yuko dukwiye guhuza abantu, ariko ahantu uri utekereze umuntu, ahantu turi dutekereze umuntu uwo ari we wese ahantu ari, umushakishe nk'uko ushaka ifaranga, ahubwo uhiga umuntu. Nuhiga umuntu ibindi bizikora, akazi kazikora mu izina rya Yesu. Hari ibintu dutindamo n'iki kandi byikora. Mujye muri ukuntu byikora. Reka turebe ukuntu iyo turi muri eglise cyangwa se mu itorero ubona hari ibintu bimwe na bimwe bigenda byikora. Ugasanga umwe yitanze iki, undi yitanze iki, ugasanga urusengero ruzuye, abandi bubatse inyubako n'ibiki. Biriya birakenewe ko tubijyana ubuzima busanzwe. Yesu ashimwe cyane. Bigiye kurangira mu kuza nyine tugaterana gusa tukicara mu ntebe, urusengero rwabaye tuhabonye aho guteranira. None hanze rero urusengero rumeze bite? Hanze ni naho ruzingiye, ni naho abantu bari gushakira ubuzima, niho abantu nyine bumva ese ko urusengero twarwubatse n'ibyo, se ko dutura n'ibyo, ariko se nyuma yabyo abo mu miryango ko dusohoka ugasanga buri umwe aciye ukwe, undi aciye ukwe. Benedata, muzagenzure ababaye abanyeshuri, tugenzure muri ukuntu ubuzima bw'abanyeshuri bari ubuzima bwiza, baba bahuriye hamwe n'abayobozi babo. Uzarebe bagerageza kurwanya ikintu cyose cyabaho kwishira hejuru, bose baba bashaka ko baba hamwe. Kandi uzarebe bari ibintu byiza, usanga basangira bimwe, ugize ikibazo abwira undi, wasanga nyine bari mu buzima bumwe. Ntabwo umenya ngo uyu nguyu, ntabwo upfa kumenya ngo uyu ni umukire cyangwa uyu ni umukene. No, ibyabo ibya wa wundi witwa ngo ni umukire usanga bifitiye umumaro wundi, ufite byinshi usanga aho n'undi. Ugasanga rero bose iminsi iricumye, bariziye, bararangije, ariko bava mu ishuri ugasanga nyine ubuzima buragiye, kubera ko avuye mu buzima bwari bwiza. Nubwo wenda ikintu kindi kiba gihari, hari gahunda zo kwiga, nubwo bamwe zijya zibagora, kwiga ntabwo byoroshye. Ugasanga wenda ubuzima ariko yarabayemo hanze bigiye kuba ibindi bintu, ngo tugiye gukubitika cyangwa se wenda ni ibintu nk'ibyo biragoye. Ariko Benedata, mureke duhurize hamwe. Imana tugenze cyane. Aburahamu ngo ava yagenda yerekeje i Negebu, atura hagati y'i Kadeshi n'ishuri, asuhukira i Gerari. Imana tugenze cyane. Mbese ni hehe twebwe turi kujya gushakira ubuzima? Ni hehe wumva ushaka kujya gushakira ubuzima? Mbese utekereza ko ari iyo mpamvu Aburahamu yagiye ahantu? Ibyo byose ni uko hari amakuru yahumvise ati hari ibintu. Yesu ashimwe cyane. Hari terime maze iminsi nkunda ivuga ngo niba ushaka ikintu, haleluya, niba ushaka ikintu reba ahantu ugisange, ujye kukishakayo. Haleluya. Ikintu, ibintu runaka, ikintu n'umasengera, reba ahantu kiri ugisangeyo. Ubanze ugiye mu buryo bw'umwuka, uvuga uti ndagiye mu izina rya Yesu, utangiye witegure mu buryo bw'umwuka, wumve rwose kugiyeyo, kuko nicyo kintu cyitwa kwizera dukura muri Kristo Yesu. Kwizera ngo ni ukumenya rwose ibyo wiringiye, ngo udashidikanya ko bitazaba. So rero menya yuko aho hantu hari ibintu ugomba kujyayo, nangiza ubyizere, noneho nangiza
kwizera utangira kubishyira muri pratique. Ikigaragaza ko umuntu yizeye utangira kubishyira mu bikorwa, akitegura. Haleluya. Igishoboka cyose akaba yiteguye. Haleluya. Akomeza bisengera byatura muri we. Haleluya. Yitegura mu buryo bushoboka bwose. Imana ishimwe cyane. Witegura kujya kureba ibyo bintu ushaka. Imana tugeneza cyane. Aburahamu murongo wa 2 avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Abimeleki umwami w'Igerari atumira Sara aramujyana. Gitangaza kirabaye. Aburahamu afite umugore witwa Sara, ariko abwiye umwami w'Igerari ati Sara ni mushiki wanjye. Benedata, hari ahantu tugera muri situation ugashaka ko ntabwo ntekereza ko impamvu Bibiliya yagiye wenda turaza kuyimenya neza ya Aburahamu, ariko by'umwihariko twagiye twumva yuko Aburahamu yatinyaga yuko bazamugira nabi kubera umugore we Sara mwiza. Gutinya, hari ibintu twagiye kwibika mu buzima bwacu bene data. Imana tugenza cyane. Hari ibintu byitwa gutinya, ibintu byitwa ubwoba. Bibiliya bivuga neza ngo abanyabwoba n'abatizera n'abandi nk'abo ngabo. Ubundi ibintu byose bifite terme mbi, byose amaherezo yabyo nk'uko urupfu narwo ruzajugunywa mu nyanja yaka umuriro, byose naho ngaho, bose naho ngaho bazajugunywa. Nta bintu tutakwiye kwimika rero. Gutinya rero bituma akora aya makosa. Ngenda nyita amakosa kuri ngewe, ko hari uburyo bwo kugira ngo ashakishe ibisubizo, ariko bizageso ntaho dukwiye gutinya. Ubundi ikintu cyose gifite terme mbi gikirukane, ushaka kugisezerera. Yesu kimwe cyane nibwo Imana twishimira. Haleluya. Buriya kwishimirwa n'Imana ngo nibwo butunzi bwa mbere dufite. Aburahamu avuga Sara umugore we ati ni mushiki wanjye. Numva rero amaherezo uko byagenze. Abimeleki uwo umwami w'Igerari atumira Sara aramujyana. Urumva ibyo yateje ibintu bikomeye cyane. Urumva ngambira Aburahamu yasigaye ameze ate, Sara we yagiye ameze ate. Abimeleki we yimereye neza, taratuje nta kibazo. Yimereye neza, aratuje nta kibazo afite. Ariko hari ibintu bibazo twiteza, hari ibibazo biza kuri twe. Imana dufashe cyane. Murongo wa 3 maze Imana ibonekerera Abimeleki mu nzozi nijoro. Imana ishimwe cyane. Iramubwira iti umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze, kuko afite umugabo. Imana igitabara abantu bayo. Imana ishimwe. Ariko ibingibi biba gakeya rwose. Ibintu dushobora kwitera tubyirinde rwose, kuko ni Imana twishimira. Imana iyo ibonye ko abantu ari intwari zayo, irabanezererwa nayo nyine ikabereka ko ari ingabo ibakingira. Haleluya. Imana dutabare cyane. Aburahamu Imana yamutabara, inyura muri Abimeleki iramubwira iti nijoro tumeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze, yamufashe kuko afite umugabo. Ariko Abimeleki yari ataramwegera, arayibaza ati mwami wakwica ishyanga nubwo rikiranuka? Abimeleki niko arimo arabaza Imana. Abimeleki kuri we arakiranuka. Imana tugenza cyane. Murongo wa 5 ubwe si we wavuze ati ni mushiki wanjye. Umva Abimeleki ari mukuru, nubwo nyine yari ataramwegera. Ngo n'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati ni musaza wanjye. Icyo nkoze, icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana tugenze cyane. Imana tugenze cyane. None ko gukiranuka bihamagara Imana. Haleluya. Ku buryo iyo ukoze ikintu unakiranuka,
nibwo Imana iza nabwo ikabana natwe mu bintu byose. Nubwo nabangiye gukora amakosa runaka ariko ngiye kurane rwanjye nkaba nkiranuka, nk'urugero kuri Abimeleki ari gukora n'ibyo abandi bagabo bose bakora. Ujye wishimiye umudamu uramutwara, muravugana ukamutwara, nuko aramutwara ni ibintu bisanzwe, warakiranuka. Yesu ashimwe cyane. Ariko abandi bakiranirwa bari hariya, nuvuga ngo ku ruhande rw'iyo dukiranuka, Imana ishimwe cyane, twongere twakire gukiranuka, twinjire mu bwami gukiranuka, dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi tuzabyongererwa, imbabazi z'Imana tuzazongererwa, urupfu tuzarukurirwaho, tuzakira umugisha w'Imana. Twumve uko ijambo ry'Imana rikomeje kutubwira. Imana imusubiriza mu nzozi iti, mu wa 6, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse. Imana ikunda abakiranutsi. Muribuka Yobu, Imana ibwira Satani iti, wabonye umugaragu wanjye Yobu ko ntawanye nawe. Imana tujye neza cyane, ariko tujye tugira amatsiko yo kubona Imana yitamuriye muri situation zacu. Reba kuriya kuntu Imana yagize iki ikahita yitamurura ubwoko bwayo ikabukura muri Egiputa mu bitangaza nka biriya. Reba inyanja itukura babuze inzira. Imana tujye neza cyane, babuze inzira kahita ibigenza kuriya neza. Mbega tujye tugira amatsiko yo kubona Imana yitamura. Imana nk'Imana nyine yandi tuzi yitamurura, kandi ikunda kwitamurura mu bintu bikomeye. Mu bintu bikomeye, kuko Satani ararwana aduteza ibintu bikomeye, ariko Imana iritamura nyine mu buryo bukomeye. Ishimwe cyane. Haleluya. Imana tugeze icyubahiro, Imana ikwiye icyubahiro, Imana ikwiye guhabwa icyubahiro, Imana ikwiye gusingizwa, Imana ikwiye guhimbazwa, Imana ihimbazwe cyane, Imana ishimwe, Imana y'inyembaraga, ifite imbaraga zose, iruta abami bose, iruta ubwami bwose, irusha nta n'umwe uhwanye nawe Data. Uvuga ngo ufite imbaraga zikomeye zisumbiza abandi bose, z'ibindi bintu byose. Imana rero iyo yitamuriye iraza ibya bintu byose ikabitesha agaciro. Muri sitade ariko ziba zikomeye. Tumenye yuko ibintu nubwo bikomeye, ariko Imana irakomeye kubirusha. Haleluya. Imana irakomeye kubirusha. Imana yitamura mu buryo bukomeye. Tugira amatsiko yo kubona Imana yitamurura mu buryo bukomeye. Nubona ugeze mu kintu gikomeye uvuga uti nyuma y'iki kintu hari Imana ije kwitamura mu buryo bukomeye. Haleluya. Imana tugenza cyane. Uko niko bita gukiranuka mu bintu byose. Gukiranukira Imana ukavuga uti njyewe ntacyo nshoboye gukora, reka Imana izaba yikora. Imana rero nayo iritamuriye rero ngo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kunshumuraho. Urabona ko yamubujije. Nicyo cyatumye ntagukundira kumukora. Imana tugenza cyane. Imana iraje kugira ngo Abimeleki adakora amakosa nubwo ari mukuri. Imana tugenza cyane. Hari ahantu hose Imana igitugenderera. Mbese Imana tuganiriza iki? Mbese Imana niyo imitima yacu idakiranutse, ongera uce bugufi wihane. Bw'Imana ati ndihanye, uce bugufi wakira imbabazi z'Imana. Mbese Yesu ko kwakira imbabazi z'Imana nibyo bitubeshaho, nibyo bituma dutambuka, nibyo bituma dutera intambwe tukagera kuri step ikomeye. Imana ni ikomeye, ni nayo Dukomeza. Ntitwumve ko ari twe dushoboye. Tumenye ko tubana n'Imana yera. Aho twakiraniwe utera intambwe uvuga ati Imana ndihanye. Kuko imitima yacu iremwe mu buryo turabizi yuko umuntu azi ikibi azi n'icyiza. Imana tugenza cyane. N'ahantu Imana itubwira ati hariya ntabwo ari heza, ntuhagere, nyine tuhirinde. Twumve icyo umutima utuganiriza. Imana tugenza cyane. Ukicakire, ugumeho ikibi ugihunge, wirukanka ugihunge, icyiza ugisingire, wirukanka ugifate tu. Uvuga uti ndagifata tu ko byagenda kose. Haleluya. Ikibi ugihunge uvuga ati we ntabwo ungeraho rwose. Haleluya. Imana ishimwe, Imana himbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Giti nakubuje kundi sinagukundiye ko umukoraho. Mu wa 7, noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira
azagusabira ukarama. Imana neza cyane. Imana imarwanira umuhanuzi wayo nubwo yagize intege nkeya, nazita intege nkeya, yagize intege nkeya, ariko nubwo nyine ugira gutyo ukagira intege nkeya, turazirwanya mu izina rya Yesu. Kuko urabona intege nkeya zacu zituma abandi bakora amakosa, dutereza abandi gukora amakosa. Twirinde intege mu izina rya Yesu. Imana tugire neza cyane. Hari ibintu dukora bigatuma abandi bakora amakosa, hari ibintu dukora bigatuma abandi bakora neza. Turwane nuko abantu bakora neza, turwane nuko abantu isi ngo ninkora neza menye yuko mise ntuma abandi bakora neza babakiranutse. Imana tugire neza cyane. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Azagusabira ukarama, ariko nutamusubiza umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose. Urumva ko ari ibintu bikomeye. Imana iratuburiye, hejuru yo kutuburira hari n'ingaruka. Gupfa ugapfana n'abe bose ni ikintu gikomeye cyane. Mana utabare. Mbese dutinya gupfa? Mbese ni iki dutekereza ku rupfu? Urupfu se kuri wowe urwumva ute? Turarwumva dute? Imana tugire neza cyane. Hari ugupfa usanga urangije imirimo yawe nk'uko Bibiliya bitubwira, kuko Yesu ngo araza vuba azanye ingororano ngo agororere buri wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ni Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Yesu ashimwe cyane. Mbese naza aratugororera iki? Ko twumvise yuko ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ngo ni wa muntu wapfuye nyine Imana imuhamagaye ku isaha y'Imana nyine, ngo baruhuke imirimo n'imihate imirimo yabo ibaherekeza. Hari abantu bapfa ukabona ngo Satani irabibye. Mbese abo ngabo Satani yiba, Imana isaha yabo iba yageze. Reka wenda dufate ku isaha yabo ibigeze wenda Satani, ariko Satani nyine yibibye. Wenda dufate yuko buri wese apfuye ku isaha yigeze da. Ariko se nyuma yo gupfa azagororerwa iki? Imana tugire neza cyane. Kuko abo Satani yiba ashobora akagenda nabi. Birashoboka yuko hari uwagenda akagenda neza, wenda nubwo imwibye akagenda nyine nta kintu kimurega, akagenda imirimo nyine runaka ikaba iramuherekeje. Ariko hari ahandi wenda Imana yifuza ko agera akaba afite imirimo ifatika imuherekeje, kuko ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. None uwagize imirimo myinshi myiza, nibyo tukwiye kurushanwa, kumera nk'abarushanwa imirimo myiza. Kuko uzarebe iyo mu itorero tumeze nk'abarushanwa gukora imirimo myiza, birafasha, bituma itorero usanga ririmo ibintu byiza, ibihe byiza, usanga ririmo umwete, ririmo ngo yes, nta bintu byo kuvuga ngo bamwe barakabya ngo ibintu by'imirimo by'Imana. No, iyo gira umwete mu mirimo y'Imana. Ko tugira umwete se wo gushaka ifaranga, kuki nta muntu uvuga ngo arakabya gushaka ifaranga? Birashoboka yuko hari n'abantu dushobora kuvuga ngo barakabya, ariko Benedata tugira umwete. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu usenga ariko afite umwete. Sinibuka neza ko rivuga neza, ariko n'icyo ngicyo gusenga, abasengana umwete. Abasengana umwete. Hari abantu basenga ariko abasengana umwete, n'abandi basenga akagira icyo akora waka. Imana nziza cyane. Mbese Imana tuganiriza iki mu bintu bijyanye n'umwete? Gukorera Imana, kwitegura kugira ngo imirimo izaduherekeze. Hari amapeta dukwiye kwambara mu ijuru. Reka mu ijuru hari ubwami nk'ubu buri mu isi. Tuzagira amazu, tuzabaho nk'uko ubyuka ukagira ibintu ukora, naho tuzaba dufite ibintu byo dukora. Birahari, bifite tayito bihuriyeho ngo yo guhimbaza Imana. Ushobora guhimbaza Imana mu buryo butandukanye. Ashimwe cyane.
ariko iryo juru hari abantu hari uwo nigeze kumva ubuhamya bwe bari Pasiteri Yongchu niba ari umunyakoreya, niba ntibeshya amazina n'igihugu, nuko avuga Imana ko yamusuye ikamujyana ikamwereka ibyo mu ijuru, banza yaranamweretse n'iby'ikuzimu. Noneho mu byo mu ijuru yatubwiraga yuko hari abantu baba mu cyaro, ahantu baba mu kintu kimeze nk'igisare, muri sare gutya. Hari abantu baba nyine aho muri sare bimeze nk'inzu, wagira ngo ni inzu ngo z'inkoko, ariko nyine zirarimbishijwe ziri aho, ariko ni nko muri sare. Ariko hari n'abandi baba mu mujyi, mu mujyi bafite amazu aryoshye. Ngo rero ngaho yagenzurana, hari abantu bajya bavuga ngo nubwo nagera mu ijuru ariko nkaba gatekeeper cyangwa se umuzamu, nkahagara ku rugi. Ntawe nubwo tutaragera ubu mu ijuru, dufate ku ijuru twarigezemo, ko turisogongera turi no mu isi. Ijuru niba twarigezemo, tekereza ahantu utuye, tuvuge ko ari ryo juru. Tekereza ahantu utuye, buriya niho wumva ari aho ngaho watura. Uko rero wumva ko atari aho watura, kuko icyo nzi cyo nuko kamere y'umuntu ibishaka ibintu byiza biruseho. Reba ahantu uri, hari ibindi biruseho wumva, kuko tuzi yuko papa wacu wo mu ijuru ashobora byose. Hari ibindi bintu wumva bidasanzwe byaba bihari. Yesu ashimwe cyane. Rero uko wumva hari ibintu biruseho, reka ariko dukora, duharanire kugira ibintu biruseho. Kandi ikindi, uko duharanira kugira ibintu biruseho, cyangwa se niba imibereho yacu yo mu ijuru izamuka cyangwa se izamura agaciro bitewe n'imirimo dukora, iyo mirimo niba ndi kwikorera mu isi, ndamutse ntayikoze, uretse nubwo n'iyo ngororano nabona hariya mu ijuru, iyo ntayikoze mba ndi mu mwanya wo kuri tangente, hahandi satani isa yankurura. Iyo dukora imirimo y'Imana biradufata, bidusunika imbere, ugatuma tuwugumamo. Ariko iyo tutayikora, tuba turimo turaha satani urwaho, ahantu yaca tugasanga nyine atangiye kudutwara gake gake. Ni izina rya Yesu rero twe kuba kuri tangente, dushaka imirimo dukora idufate itubohe. Niba uri umuririmbyi hano, ushobora kuba umuririmbyi naho, ukaba umuririmbyi mwahanga uvuga ubutumwa hano, ukagongera ukavuga ubutumwa hano, imirimo ikugote mu rugo, mu kazi hose, ivuga ubutumwa ari ibivuga ubutumwa. Haleluya! Cyakira mu izina rya Yesu. Abimeleki azinduka kare, ahamagaza abagaragu be bose, abatekereza ibyo byose, baratinya cyane. Wumva yabyumvise, noneho nawe urumva atangiye ivuga ubutumwa. Tugeneza cyane. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana dukorera, kandi iby'Imana ikora buriya kubigumana biragoye. Imana nzabare cyane. Umurongo wa 9, maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu, aramubaza ati, watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye nshiraho njyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiriye gukorwa. Tangiye kumucyaha nawe. Iyo ubona mwene data adakora neza, umucyahane ubugwa neza, uko Bibiliya ivuga. Yesu ashimwe cyane. Amara mucyaha. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, wabonye iki cyagukoresheje ibyo? Ni iki wabonye? Abimeleki sinzi musanzwe mu buzima bwe niba ibyo yasengaga, ariko buri wese Imana igimusura, igimusura rwose, kuko Imana ikubwira ngo kora iki bigusuye. Yesu ashimwe cyane. Abantu rero bose Imana yabasura, ibabwira ati kora iki, nubwo twabyirengagiza, ariko Imana igitubwira ngo kora iki cyiza. Ijwi rikubwira gukora ibyiza muri wowe ni ijwi ry'Imana. Iri kubwira gukora ibintu bibi, kuko natwe turabimenya ni ibya Satani. Icyiza rero ni icy'Imana, nicyo tugundira, tugifate. Ibindi tumenye ko Imana iri inyuma yacu, iri gukora akazi kose. Haleluya! Ntabwo turiho ku bwacu. Imana niyo itubeshaho, niyo itubwira ibyo gukora, kandi nayo itugwanirira. Ibintu byose twabinyuramo neza. Haleluya!
Abimeleki sinzi niba yari afite ubundi buryo budasanzwe asenga, ariko nzi ko nta muntu ku isi udasenga. Buri wese asenga imana runaka, ariko uko bagenda kose bazi ko imana yo mu ijuru iriho. So niba imana yo mu ijuru iriho rero, kandi tukaba tuzi ko ariyo mana nyamana, reka abo bantu tubegere, dukomeze tubakundishe, tubabwire ati imana irabashaka, irabahamagaza z'ubugwaneza. Mureke gusenga imana zitavuga, imana zitareba, imana zitagenda. Imana yacu irumva. Niba irema akanwa ishoboye kuvuga, niba irema amatwi ishoboye kumva, niba irema amaso ishoboye kureba. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tubwire abantu bo mu isi bazi kurikira Imana. Aburahamu 11 aramusubiza ati, nuko nibwiraga ibintu twibwira bene data, ngo nibwiraga ntashidikanya yuko ahantu nakubaha Imana guhari. None niba hatari kubaha Imana bimeze bite? Ngo kandi nanjye nari nzi ko bazanyica bamura umugore wanjye. Urugo ntabwo tugiye gutinya gupfa. Oya. 12 erega ni mushiki wanjye, ni mwene data, ariko si mwene mama, kandi koko naramurongoye. Ni mushiki we, ariko icyo yatinye nuko bamuhora ko ari umugore we, kandi niba ari umugore we rero none sugira ngo abari mu isanga bose si bashiki bacu. Abari muri iyi si rwose ni bashiki bacu. Abandi ni basaza b'abandi, umwe ni mukuru wundi, undi murumuna wundi, nuko. Abari mu isi bose tuvuka ku muntu umwe, nuko. Hamwe n'ababyeyi gutyo, bandi n'ababyeyi bacu dufite igisano rimwe rwose. None byaza muri Kristo by'umwihariko mu isi hari igihe dusa nk'aho babyirengagije yuko tuvuka ku muntu umwe, ariko mu Mana izika bisobanura turi abana b'Imana. Haleluya. Ariko no mu isi tuvuka ahantu hamwe, tugomba kubimenya. Ashimwe cyane. Mana utabare. Ibintu by'ubwoba mu rugendo tugomba kubitesha agaciro. 13 kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye nti, iyo ni neza uzajya ungirira, aho tuzajya tugera hose ujye uvuga yuko ndi musaza wawe. Ariko hejuru y'iki kintu Benedata nk'abantu b'umuryango, Sara n'umugore we, Aburahamu n'umugabo, ariko ikintu mu muryango umugore n'umugabo bahuriza hamwe mu kubaka, ntabwo ari ugusenya, kuko iki kintu ntekereza ko gisenya. Mana tugeneze cyane. 14 Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. Mana tugeneze cyane. Abimeleki asoje gukiranuka kwe. Abimeleki amuha n'impamba, aramubwira ati, igihugu cyanjye kiri imbere yawe, utura uzashaka hose. Mana tugenze cyane. Numva ko ahavanye n'umugisha, kuko ari umuntu w'Imana. Mana tugenze cyane. 16 abwira na Sara ati, dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1000, nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yawe muri kumwe bose, gukuyeho umugayo imbere ya bose. Mana tugenze cyane. Numva ko bakuye umugisha, ariko hejuru yo mu ntambara zingana gutyo zose hari intambara twiteza, kandi izo ntambara iyo turebye nabi zizana ibintu bibi. Nuvuga ngo intambara yose izana ibintu, amaherezo ni ibintu bibi. Nukuvuga ngo intambara tuzirinde, ariko abazizana nyine bazabonisha, ko abantu bateza ibibazo bazabonisha, nuko Bibiliya ivuga. 17 Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja be, barabyara. Batangiye kuba buriya ingumba, birashoboka, cyangwa se yabayesheje umugisha. 18 wa nyuma, kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rwa Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Mana neza cyane, yari yabazibye inda. Mana tutabare.
ibi ni ibintu tunyura mu buzima bwa buri munsi ugasanga nyine biduteje ikibazo. Abimeleki arakiranuka ariko yarahuye n'ibibazo nk'ibi, ubwo Imana nayo mu gukiranuka kwe iramusura. Benedata, iyo dukiranuka Imana ijya idusura. Twakire gukiranuka, niho n'ibindi byose, niho umugisha wose uzingiye. Murabona ko umugisha niho uri, kuko ni tudakiranuka nuvuga ngo hano niba ari gukiranuka, hano hari kudakiranuka. Nuvuga ngo niba hari gukiranuka hajyana n'umugisha, kudakiranuka bijyana n'umuvumo. Urabona ko iyo namuka adakiranutse inda zaba ngaba zari kuziba. Reba kubaho nta bana n'iki n'ibindi no gupfa ngo bazapfa. Nicyo yari yababwiye. Imana tujye neza cyane. Iyo dukiranuka tugendana n'Imana ikatubwira ibyo gukora nk'uko yabibwiye Aburahamu, Abimeleki abona umugisha, abyumviye abona umugisha. Gukiranuka ni ukumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kumvira Imana. Mbese Imana imatubwira iki? Ni iki Imana imatuganiriza muri iyi minsi? Ariko nahoze mbasangiza, dushakisha abantu nk'uko dushakisha ifaranga. Umushakishe mube hamwe, niduhura nabo uzasanga ibintu byikora. Imana tujye neza cyane. Uzasanga afite ibyo urimo urashakisha nawe. Imana tujye neza cyane. Nawe ufite ibyo arimo arashakisha nawe. Haleluya. Imana tujye neza cyane. Umunezero wacu mu bantu, Imana ihabwa icyubahiro. Aburahamu nawe umuhanuzi w'Imana agira ikintu kijyanye no kugira ubwoba. Arimo arateza intambara n'ibintu by'ibibazo. Niwe wari ubiteje. Ibi rero nabyo ntabwo bikwiriye. Ni intege nkeya tugomba kuzanga, nubwo Imana iturwanirira ariko si buri gihe. Ikindi, iyo tutangiye kugaragaza intege nke, hari imigisha imwe na mwe tugenda turimita. Hari ibintu ducereza. Imana tutabare. Hari ibintu ducereza. Buriya kugendana n'Imana bituma uhora wumva utegereje, wumva ibintu byawe biri on time, ntabwo wumva warakerewe. Ariko iyo ugenda ushikagurika, ugira gutya, niyo ibintu bikerewe uravuga ati birashoboka ko nanjye naba narakerewe, nta kundi. Muribuka Dawidi ahura n'ikibazo gikomeye cyane, ubwo yasambanyaga umudamu w'undi mugabo, yangiza umugabo we agahita amwica. Imana ikarakara ikamubwira iti inkota ntabwo izava mu rugo rwawe. Nyuma hajya habamo ibibazo bitandukanye mu muryango wa Dawidi. Muribuka ko Abusalomu rero noneho nashakaga, Abusalomu yageze aho araza afata ubwami. Dawidi arahunga. Mu guhunga kwe rero yahuye n'abamutuka, by'umwihariko hari uwitwa Ashimwe niba ntibeshye, nawe aramutuka abagaragu ba Dawidi. Bamwe baramubwira ati ngo waretse uriya tukamwigizayo tukamwica, ni gute tukumwami? Aramubwira ati none se niba ari Imana yabimuteye nabigenza nuko nyine. Nuvuga ngo yemeye gwaje ko nyine inkota arabizi yuko hari ahantu yakoze ikosa. Nuvuga ngo iyo hari ahantu twakererewe kugendana n'Imana, niyo hari ibintu ingaruka zije turabimenya ko nyine ari twe twabyiteye. Noneho bigatuma nyine muguru ko gukererwa nta kundi nyine. Nta kindi n'ubundi gahunda no guca bugufi. Ahantu hose twiye guca bugufi. Guca bugufi kuko niho ruzingiye. Ntabwo wareka guca bugufi se ngo bigende bite. Ntanzi neza cyane. Gukiranuka ndagukomeje, sinzakurekura, sinzakurekura kugeza aho nzapfa, sinzikuraho ku myangamugayo. Niko yo yavuze. Tujye gusenga Imana, komeze wumve icyo Imana ikuganiriza mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, turakushimiye, duciye bugufi mu mitima yacu aho twatacyanditse mu maso hawe. Dushimiye ijambo ryawe ryiza tuganije witangiye ibice 20. Mana, hari uburyo ducyaha, uburyo twigishe kugendana nawe, kumva ijwi ryawe, gukiranukira kugira ngo twakire umugisha. Haleluya. Ko ihanze y'ibyo hari urupfu, umuvumo n'ibindi n'iki. Rero turashaka umugisha wawe. Umugisha wawe twamenye neza yuko uri mu gukiranuka no kumva ijwi ryawe. Takuya Imana, imitima yacu irazamutse cyane, irakugusingije, igwaye icyubahiro. Takuya kugira ngo tuyobore
komeza tuganirize no mu kindi gice tujye gukomeza kuganira, tujye gutangira kuganira cya 21. Data tuzumva byinshi tuganiriza, komeza tubwire ibyo tugomba gukora, niba mwiza dukora, isi yose yemeye kurwa nawe, ikora imirimo myiza, twese duhimbaza izina ryawe bwa Yesu Kristo wacu. Amen. Benedata, karibu no mu gice cya 21. Tuzaba tuganira ngo Sara abyara Isaka. Imana tugenze cyane. Undi mutwe uvuga ngo Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Undi mutwe uravuga ngo Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Ubwo komeza kumve umugambi w'Imana. Ubuzima bw'abandi bwatubera icyitegererezo mu gukora ubuzima bwacu. Ntabwo tuvuze ngo biraba copy paste, kuko ntabwo byaba copy paste cyangwa se uko abandi babayeho natwe niko turi bubeho. Oya, ahubwo hari ibintu dukuramo. Haleluya. Hari ibintu dukuramo title yitwa ni Imana dushaka. Haleluya. Imana ni nde? Imana ni yihe? Imana ni ibaho gute? Ni gute ibana n'abantu bayo? Abantu b'Imana babaho gute? Imana neza cyane. Karibu rero mu gice cya 21 cy'itangiriro, komeza unezererwe ahantu uri. Karibu mu muryango w'urukundo rw'Imana, ugukiranuka kwayo, love of God, righteousness, fellowship. Tuganira ku mbuga zitandukanye, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter na hano kuri YouTube. Niba hari uburyo wakumva twafatanya, karibu. Uko umuryango wacu urangwa, ugizwe n'ibintu bibiri: kuganira ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo Imana itubwira, ngo tugende tugikoreshe nono mu mpano zacu ziturimo zose. Ijambo ry'Imana impano, ijambo ry'Imana impano, ijambo ry'Imana impano arizo talents. So talents zawe rero zikeneye gukorera Imana binyuze mu ijambo ry'Imana. Karibu rero tuganira ijambo ry'Imana, tumenye icyo tugomba gukoresha zira talents Imana yaduhaye. Imana tugeneza cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Muribuka Imana ngo ihamagara Besaleli n'abandi nkawe, ngo Imana ikabashyiramo ubwenge ngo kugira ngo bakore umurimo w'ibyo mu nzu y'Imana, cyangwa se umurimo w'Imana. So nta kindi Imana iduhereza impano zayo kugira ngo tuzikoreshe umurimo wayo. Niyo mpamvu duhamagara bene data bose, abo mu isi bose, kugira ngo dukoreshe impano zacu mu murimo w'Imana. Kuko abatazikoresha mu murimo w'Imana, Imana ikomeza kubahamagara, kuko ntabwo babamo barazikoresha nk'uko bikwiriye. Imana tugenze cyane. Umuntu rero udakora nk'uko bikwiriye, amaherezo ye n'ayandi ni nk'aya ngaya. Imana haba hari urupfu, urura n'umuvumo, n'ibintu nk'ibyo. Niko bigenda, ni ihame ry'Imana. Imana yaraturemye ngo tube mu ishusho yayo, duse nayo. Shaka yuko dukoresha impano zayo mu murimo wayo. Gukorera Imana ni byiza, turabinezererwa. Uwabigezemo arabicakira akavuga ati ntabwo mbirekura mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Karibu umugisha y'Imana, natwe mu izina rya Yesu.